nitwa Innocent Habumugisha, ndi umunyamakuru wa Radio Contact FM ndetse na Contact TV. Ndi umwe mu bantu bagiye bagira amahirwe yo guhugurwa na Media High Council inshuro zirenze imwe. Amahugurwa rero nagiye bampa yangiriye akamaro gakomeye, nubwo ari ubwa mbere nari mpuguye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko amahugurwa bagiye bampa kwa kubasha kugera kuri tere ntashoboraga kugeraho, kwa kuba ndi kumwe n'abandi batukungana ibitekerezo, kwa kumfasha muri editing, byatumye nkora inkuru nanone irebana n'ubuzima, inkuru ijyanye na vasectomy cyangwa se kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu ku bagabo. Iyi nkuru rero naje kuyitanga mu muryango HDI mu marushanwa ku nshuro ya gatatu arebana n'inkuru z'ubuzima bw'imyororokere. Iyi nkuru rero iza gutsinda wa mbere. Ni ibintu nshimira aya mahugurwa nagiye mbona ku buryo butandukanye ategurwa na Media High Council. Nizera ko rero noneho kuva noneho naranahuguwe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, noneho ngiye gukomeza gukora izi nkuru nzikore, noneho mfite n'ubumenyi buhagije. Urumva niba narabonye igihembo ntari nafite ubumenyi bwihariye, ubu nizera ko noneho ngiye kwispecializamo nkajya nkora noneho inkuru zifite akamaro kandi zifite ibintu byose byujuje ibisabwa. Nizera ko noneho ibihembo byose bizajya binaba, nzajya mbitwara kubera ko noneho nahuguwe. Shimira rero Media High Council kuri ubu bumenyi duha, ubu bushobozi bwo kugera kuri tere, dusaba ko bwanahoraho abantu tuba twatangiye nk'uko icyiciro runaka, bakajya n'undi bagenda batwongerera ubumenyi uko iminsi iza, ku buryo tuzaba aba specialist mu kuripotinga ku bijyanye na health ndetse by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Murakoze. Njye nitwa Gatete, nkaba ndi umwanditsi mukuru mu kinyamakuru Ruhango. Ndi umwe mu banyamakuru nabashije kwitabira amahugurwa ya Media High Council. Yamfashije kumenya byinshi cyane mu bijyanye n'ubuzima, kubera yuko nakoraga inkuru zijyanye n'ubuzima, ariko hago nari mfite skills zirenzeho kuzo niyongereho. Ubu hari ubumenyi niyongereyeho kubera ko nigeze kudepoza mu marushanwa ajyanye n'ubuzima yateguwe n'umuryango utari wa leta, ariko nabashije gutsinda mu baselecting abanyamakuru 50 bafashe abanyamakuru 10 bahembamo babiri, ariko nanjye najemo. Ariko icyo gihe nta bumenyi nari mfite buhagije, ariko ubu ndashima ko hari icyo niyongereyemo. N'ikindi cyamfashije, twabashije kugera kuri field, tugenda duhura n'abaturage bagiye bahura n'ikibazo, bahohotewe abana, bagiye batabona ubutabera. Bamwe baduhaye ubuhamya, muri ubwo buhamya baduhaye twagiye dushyiramo inkuru zacu, inzego z'igihugu zishinzwe umutekano zibasha gufata abandi babahohoteye. Iki ni ikintu twishimira yuko nacyo byatanze umusaruro. Tukaba twumva yuko n'ikindi gihe mwazongera mugadufata nkatwe nk'abanyamakuru, tukajya kuri field tukabasha guhindura imyumvire y'abaturage bari hariya, n'abagabo bazi kubahohotera abana bitwaje ko bafite amafaranga nabo bagahanwa, kuko no biragaragara ko hari abagabo usanga bafite amafaranga, baha amafaranga ababyeyi babo, abana bagaceceka, cyangwa se bakaba batanga amafaranga kubakorana n'inzego z'ibanze za hasi aho ngaho, ikibazo kikarangira umwana akarenga.